abasore, abakobwa, abagabo, abagore bo mu nzu y'Imana nibo urubanza ruzaheraho, kuko bagiraga amateraniro yera ariko akaba amateraniro avanze n'ibyaha, bakaza bafite ibyaha, buzuye ibyaha, buzuye umwanda, bafite igomwa, baragomeye Imana, ariko bagakomeza bakaza mu nzu y'Imana bakarushaho kumenya byinshi, ariko ibyo bashyira mu bikorwa ari bike. Urumva ari hehe Imana idakeneye kwihamyaho? Iragukeneye hariya ku isahani, iragukeneye hariya ku ijipo n'ipantaro wambara, iragukeneye ku mwenda wambara, ikeneye kuyihamya, ikeneye kuyihamya ku kantu gatoya no kukikurisha. Imana ikeneye kuyihamya, ikeneye kudomina, ikeneye kuganza ubuzima bwawe. Tubaha ikaze umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tugiye gukomeza kuganira ku magambo y'Imana ari mu gitabo cya Yesaya mu gice cya mbere. Ubushize nabwo twari twaganiriyeho ubwo mperuka kugabana kuri uyu mugisha nanone nagiriwe amahirwe yo kugabana wo kuba umugabura w'iby'Imana. Turakomeza twige. Twari turi kwiga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana iduhana ubugome, cyangwa se Imana ihana abayuda ubugome, nk'uko ari wo mutwe w'amagambo. Ariko uno munsi ndashaka yuko dufata indi terme cyane turi bwibandeho, ivuga ngo rekera aho ngaho kuribata inzu y'Imana. Rekera aho ngaho kuribata inzu y'Imana, niyo magambo tugiye kuganiraho muri uno mugoroba. Reka dusome ku murongo wa 10, Yesaya igice cya mbere umurongo wa 10, tugarukire ku murongo wa 15. Haravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa batware b'i Sodoma mwe, mutege amatwi mwumve amategeko y'Imana yacu mwa bantu b'i Gomora. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Niko Uwiteka abaza. Mpaze ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'ay'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Ku murongo wa 13 ngo ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri nge, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Ku murongo wa 14 aravuga ngo imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye ndushye kubyihanganira. Ku murongo wa 15 rero turi busoreze aravuga ngo nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. Ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Haleluya. Rekeraho kuribata inzu y'Imana. Mwene data duteranye muri uno mugoroba, reka ubugome. Gukora ibyaha nibwo bugome. Nta bugome bubaho buzwi bwigeze bubaho buruta gukora icyaha. Gukora icyaha niko kugoma kwa mbere kwabayeho kuva isi yaremwa, kandi ukundi kugoma kose gushingiye ku kwabayeho kuva isi yaremwa, kwabereye muri Edeni. Ubwo basogokuruza bacu bagomeraga Uwiteka, bagakurikiza ibyo bari babwirijwe n'inzoka cyangwa se na Satani umuriganya. Uku kugoma niko kwatumye isi iba mu bubata. Uku kugoma niko kwatumye tuba mu ngaruka z'icyaha. Uku kugoma niko kwatumye isi ibaho iyi miruho n'imihate. Ni nako kwazanye urupfu. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urumva icyaha ukuntu ari kibi. Ubu burwayi tubona, haleluya,
ubu burwayi tubona, izi ntambara tubona, ibi bibazo duhura nabyo mu isi byose byaturutse ku kuba umuntu yarateye Imana umugongo. none Imana igeze aho ibwira umuntu ngo ntakayizire mu nzu yayo akiyigomeye. ariko Imana irabivuga tugakomeza tukinangira kandi tugakomeza tukaza mu nzu y'Imana. ariko muzi yuko urubanza ruzahera mu mu nzu y'Imana. ntabwo urubanza ruzahera ku bo hanze, kuko abo hanze, haleluya, abo hanze bari bazi bike cyangwa se bamenye bike, bo bazabazwa bike. ariko abo mu nzu y'Imana niho urubanza rugomba guhera, kuko bamenye byinshi bagomba no kuzabazwa byinshi. abasore, abakobwa, abagabo, abagore bo mu nzu y'Imana nibo urubanza ruzaheraho, kuko bagiraga amateraniro yera ariko akaba amateraniro avanze n'ibyaha. bakaza bafite ibyaha, buzuye ibyaha, buzuye umwanda, bafite igomwa, baragomeye Imana, ariko bagakomeza bakaza mu nzu y'Imana bakarushaho kumenya byinshi, ariko ibyo bashyira mu bikorwa ari bike. abayuda nubwo bari baragomeye Uwiteka, nubwo bari barahindukira ibigirwamana, nubwo bari barahararutswe Uwiteka, nyamara bari bagitera, akaza guteranira mu nzu y'Uwiteka, baragomeye Imana, barahararutswe Imana. haleluya. nk'uko twabibonye mu mirongo yo haruguru mu cyigisho cyatambutse, cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana iraduhana ubugome, cyangwa se Imana ihana abayuda ubugome. ariko twari twavuze yuko ugomba kukigira icyawe, ukumva ko Imana irimo iguhana ubugome. ntabwo ari abayuda babwirwa, oya, uyu munsi harabwirwa wowe, harabwirwa njyewe. none Imana igeze n'aho itubwira ngo tureke kuyiribatira urugo. niba ukijya guterana, niba uri muri rino teraniro, niba uba no mu yandi materaniro aho usengera, mu rusengero ubarizwamo cyangwa se mu byumba by'amasengesho uteraniramo, ariko utarahinduka, ukigomeye Imana, ukiri mu byaha, ukiri mu ngeso mbi, ugifite ibyo ushaka kugundira byo muri kamere bitanezeza Imana, kuko twabonye yuko umutima wa kamere utajya unezeza Imana, kuko iby'umwuka ararikira cyangwa se iby'umwuka ashaka ari byo kamere yanga, naho ibyo kamere ikunda akaba ari iby'umwuka yanga. haleluya. ukaba wowe ugishaka kugundira ibya kamere, ukaba wowe ugishaka kwigumira muri ubu buzima bwo mu isi, udashaka guhindukirira Imana, ukaba ugishaka kuguma muri ubwo busambanyi, muri ubwo businzi, muri ubwo bwibone, ugishaka kuguma muri uwo mwambaro urimo, ugakomeza ukaza mu nzu y'Imana uyiribatira urugo. haleluya. Imana irimo irakubwira ngo rekeraho, stop, mesa kamwe. niba uhisemo kuguma kugomera Imana, genda wandure, ube kure yayo. ariko niba uhisemo kuyihindukirira, ukaba ushaka kuguma mu rugo rwayo, emera ugendere ku mategeko yayo, ugendere ku mabwiriza yayo. niba n'urugo rw'umuntu rusanzwe, inzu y'umuntu uyibamo ukurikije amabwiriza ya nyirayo, kuki twaba mu rugo rw'Imana tukaba mu nzu y'Imana tudakurikiza amategeko yayo, tugakomeza tukavuga yuko turi abantu b'Imana, turi abakozi b'Imana, turi abaramyi, turi abaririmbyi, turi abacuranzi, turi abaki, ariko dukora ibyo twishakiye, tutagendera ku mategeko y'uwo tuvuga yuko turi abiwe, turi abakozi biwe cyangwa se turi abana biwe. mbere y'uko ukora, mbere y'uko ugira umurimo ukora mu rugo rw'Imana, making sure yuko uri mu murongo Imana igushakamo. watanga amaturo, wagira ubwitange burenze, abantu bakagushima, ugatanga amafaranga, ugatanga ibyo utunze, ugatanga amapfizi n'intama, ugatanga, ariko niba utabikora mu murongo Imana ishaka, niba utabikora ubikoranye amaboko atunganye, umenye yuko n'ibyo ukora byose byanduye. ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo isengesho, haleluya, ngo isengesho ry'umunyabyaha ngo ni ikizira ku Uwiteka, ngo ariko igitambo cy'umukiranutsi ngo kimuhindukira nk'umubavu, ni ikintu kimuhumurira. ariko isengesho ry'umunyabyaha cyangwa se igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Uwiteka.
ariko ikintu cyose gikozwe, ribe isengesho, ribe ituro umukiranutsi atanze, aritanganye umutima ukunze, aritanganye ibiganza byiza bitunganye, haleluya, rinezeza Imana, atari ukubera ubwinshi, atari ukubera ubwiza, ahubwo ubwiza bwiwe nibwo Uwiteka akeneye. Ntabwo Uwiteka akeneye amafaranga, ntabwo Uwiteka akeneye amaboko yacu, ntabwo ari Imana ikorerwa, ntabwo ari Imana itwarwa, ntabwo ari Imana ikeneye transport nk'ibigirwamana banika imvura yagwa bakabyanura. Imana ntabwo ikeneye abo kuyanura, ntabwo ikeneye abo kuyikura ahantu hamwe bayijyana. Ni Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo Imana ikeneye kubakirwa. Imana ikintu ikeneye cya mbere ni umuntu. Ikeneye ubugingo bwawe ngo ibucungure, ikeneye kugaruza umwana w'umuntu yanyazwe muri Edeni, imunyazwe n'umushukanyi Satani. Ni wowe ishaka, ntabwo ikeneye ibyawe. Nimara kukubona n'ibindi byose ni ibyayo. Isi n'ibyuzuye byose ni iby'Uwiteka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Wayiha iki? Wayikorera iki? Ikintu ishaka ni wowe. Ikeneye kugaruza icyo yanyazwe. Yanyazwe ubuzima bwawe, yanyazwe ubugingo bwawe, yanyazwe ubusabane bwayo n'umwana w'umuntu. N'iki ikeneye, nicyo yatangiye umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo yongere yiyunge n'abari mu isi. Ubwiyunge bw'umuntu n'Imana, ubusabane bw'umuntu n'Imana bwarasenye. Ikeneye kongera ko bwongera bukabaho nk'uko bwahozeho. Ariko wowe aho ngaho ntukeneye kwiyunga n'Imana, urasenga amasengesho y'urudaca, urakora imirimo, uragira iki, urakomeza kuza kuribata inzu y'Imana udashaka kuyumvira. Ubundi ubugenzwa n'iki mu nzu y'Imana? Ubugenzwa n'iki mu iteraniro ry'abera, wowe udashaka kwera? Imana yaravuze, yararushye, ariko ntushaka kumva. Haleluya. Cyamura umugoroba nkagira umuntu byibuze umwe mvugana nawe, wari muri bata urugo rw'Imana, haleluya, agahindukira akaba umuntu wifuzwa mu rugo rw'Imana, akaba umuntu Imana yishimira ko aba bugufi bwayo, kuko imubwira kumva, haleluya, kuko ayitunganiye, kuko yitondera amategeko, kuko agendera mu murongo Imana imushakamo, kuko ahora anyotewe no kumva ubushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Aho ngaho ni abantu bamaramaje gukurikira Uwiteka, gukurikira umwami Yesu Kristo, kumunezeza muri byose, yaba ibyo bavuga, yaba ibyo bakora, yaba ibyo batekereza, yaba imyambarire yabo. Ibintu byose ushobora kubinezezamo Imana uramutse wemeye ko Imana ibikuyobora. Mu mirire yawe, mu mivugire yawe, mu minywere yawe. Niba Daniyeli yarahamije Imana ku isahani, agahamya Imana ku gikombe cya vino, agahamya Imana kugeza n'ubwo bashyizeho amategeko yubahirizwa n'isi yose, aho umwami yari ategetse bavuze ngo bubabarire ibigirwamana, akanga, agahamya Imana. Urumva ari hehe Imana idakeneye kuyihamyaho? Iragukeneye hariya ku isahani, iragukeneye hariya ku ijipo n'ipantaro wambara, iragukeneye ku mwenda wambara, ikeneye kuyihamya, ikeneye kuyihamya ku kantu gatoya no kukikurisha. Imana ikeneye kuyihamya, ikeneye kudomina, ikeneye kuganza ubuzima bwawe. Yesu Kristo arashaka kuganza muri wowe, ategekere, atwarire muri wowe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubugingo. Haleluya. Iri jambo mu minsi ishize nibwo nagize ikintu gikomeye ndyungukaho. Ni ahantu narimo nsengera barivugaho, umukobwa umwe ararisobanura, numva ryongeye kumbera rishya, numva haleluya. Yarimo asobanura ku nkuge, arimo avuga ati ariko wibagirije, hari inkuge wibarije, ese warayihomye, uyihoma imbere n'inyuma? Arangiza aza gukomoza kuri aka kantu k'umwana. Haleluya.
avuga ukuntu umubyeyi iyo atwite, iyo afite umwana mu nda, nawe niba ufite Kristo ugomba kubaho ubuzima nk'ubw'umubyeyi ufite umwana mu nda. Aravuga ngo iyo umubyeyi atwite, haleluya, ngo hari ibintu ahurwa yari akunze mbere y'uko yakira uwo mwana, mbere y'uko uwo mwana aba mu nda yiwe, aba muri we, mbere y'uko Kristo aba muri wowe, nawe ugomba haleluya, ugomba kubaho ubuzima bw'ikinyuranyo na nyuma y'uko umaze kumwakira. Iyo Yesu Kristo amaze kuza muri wowe, hari ibintu aba akeneye y'uko uhurwa kuko bidatunganiye Uwiteka, agakenera ibindi, hakaba hari ibindi Uwiteka ashaka, noneho Kristo akaba ashaka yuko ibyo ngibyo Uwiteka ashaka nawe ari byo werekezaho umutima. Niba ufite uwo mwana ugomba kumwemerera akaganza, agatuma hari ibyo uhurwa, akaba n'ibindi uhugukira n'ibindi urarikira. Nk'uko umubyeyi yatwite hari ibyo umwana atwite amubuza, ndetse n'ibyo uwo mwana atwite atuma ararikira. Wowe ufite Kristo hari ibintu yatumye uhurwa, hari ibyo yatumye urarikira bitunganiye Imana, cyangwa ntukeneye yuko ahindura ubuzima bwawe, ntukeneye yuko acungura ubugingo bwawe, ariko uracyarimo kurabata inzu y'Imana. Ushaka iki mu nzu y'Imana niba udakeneye kwigira ku birenge by'umwana? Ushaka iki mu nzu y'Imana niba udakeneye kubaho ubuzima wineza? Urakora umurimo w'Imana mu bigenze gute niba udashaka ko Imana iganza mu buzima bwawe? Haleluya. Urateranira iki niba intego ufite atari yo kunezeza Imana, atari yo kwigira ku birenge by'umwana? Nta mpamvu ufite yo guterana, nta mpamvu ufite yo kwegereza abera. urimo uranduza iteraniro ry'abera, ibyaha bivanze no guterana. Ijambo ry'Imana, Imana yavuze muri uno mugoroba ngo irabirambiwe, ikeneye ko haba amateraniro yera, amateraniro y'abantu bera batunganiye Imana. Cyangwa uyu mugoroba ukumva icyo Imana irimo gushaka, ukarekeraho kuribata urugo rw'Imana, ukarekeraho kuribata inzu y'Imana. Haleluya. ukarekeraho ukagivinga apu, ukarekura, cyangwa se ukemera ugatungana, ukikuraho ibyo byose, ibyo byakwizingitiyeho, ukemera guhurwa ibyo byose umwana arimo ashaka kuhurwa, ukemera guhugukira cyangwa se kurarikira ibyo umwana arimo ashaka kurarikira. Noneho warangiza ukaza mu rugo uri umwana wishimirwa, data akakubona utungutse, ari akakunezererwa, akakwishimira, akajya yishimira yuko uba ku bibero byiwe. Niba uno munsi arimo akubuza yuko uva, urekeraho kumuribatira urugo, haleluya, kandi wenda warahoze uri umwana wishimirwa ku bibero byiwe, agukikira, akakwegamiza mu gituza nk'uko umwana, cyangwa se nk'uko umwana yegamizwa mu gituza n'umubyeyi wiwe. Urumva ibintu bitarahindutse, bitarageze kure. Amazi urumva atari hafi kurenga inkombe, ariko haracyari ibyiringiro yuko icyo giti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Niyo mpamvu Imana ikikurinze, niyo mpamvu Imana ikigusigaje. Hari abandi batabonye uno mwanya wo guhugurwa n'Imana. Igitumye ijambo ry'Imana rikugeraho ni ukugira ngo wisuzume, urebe, wongere wisuzume nka wa mwana w'ikirara, utekereze aho wavuye ukagwa, utekereze ibyiza wabonaga kwa data, unatekereze aho uri, ubishyire ku munzani. Numara kubona yuko, haleluya, ibyiza ukwiriye gukurikira ari byo kwa data, wemere gusiga byose, umusange n'umutima umenetse, uciye bugufi, wemera kwicisha bugufi, apana kugenda uzamuye agatuza, wemera kwicisha bugufi. Hanyuma nuca bugufi usanga Uwiteka ni umubyeyi yuzuye impuhwe n'ibambe, arakicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukubabarira. Haleluya. Reka dusome ku murongo wa 16. Haravuga ngo, Yesaya wa mbere, cyangwa se Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16, haravuga ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mitima yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi. Ku murongo wa 14 baravuga ngo mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana,
mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Haleluya. Ku murongo wa 18 hari amagambo ngira ngo wumve. Aya magambo wigeze wenda kuyumva, ariko uno mugoroba ndagira ngo uyumve nk'amagambo mashyashya mu matwi yawe. Haravuga ngo nimuze tujye inama. Uwiteka arimo arashaka ko mujya inama. Nubwo wamugomeye, nubwo wamuribatiye urugo, haleluya, ariko ni umunyembabazi, ni umunyebambe, atinda kurakara, kandi ngo ntiyigeze atwitura ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Niyo mpamvu no mugoroba arimo akubwira ngo ngwino tujye inama, wa mukobwa we, wa mugabo we, wa mugore we, wa musore we, wa mwana we, wa musaza we, wa mukecuru we, ngwino ujye inama n'Uwiteka. Uwo wagomeye, uwo waribatiye urugo, haleluya, arimo arakubwira ngo ngwino tujye inama. Waje mukajya inama, waje ukajya inama n'Uwiteka, ngo nimuze tujye inama. Niko Uwiteka avuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura, haleluya, bigatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Ngo naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Haleluya. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Mu cyigisho cyatambutse twabonye yuko iyo tudahagaze mu mwanya tugomba guhagararamo, iyo duteye Imana umugongo, ibyacu bijya biribwa n'Abafilisitiya. Haleluya. Ibyacu Imana ijya ibitanga mu maboko yawe. Satani ajya bitunyaga. Satani iyo tumuhindukiriye, ibyo tujyanye, umugabane dukwiye kwa data, Satani ajya utunyaga ukaribwa n'abandi. Niko wa mwana w'ikirara nawe byamugendekeye, yavuye mu rugo agabanye umugabane we kwa se. Abwira se ati ngewe none twicare tubare, umpe umugabane wanjye, ndashaka kugira gute, ndashaka kujya kubaho ubuzima bwanjye. Yaragiye, Satani byose arabirya, byose arabitwara, biribwa n'abandi. Arangije agaruka ari ntacyo afite, avuye mu ngurube. Umwana wari uwo mu rugo yari asigaye ageze aho ngo yifuza guhazwa n'ibiryo by'ingurube, izo yari asigaye akorera. Kandi yaravuye mu rugo ntacyo abuze. Kwa se hari abagaragu, hari abo se atunze, hari abo se agaburira, hari abo se yambika, hari abo se ahemba, harahava. Nawe warahavuye ntacyo wahaburiye. Wavuye mu rugo, wavuye kwa data, wavuye mu rugo rw'Imana ntacyo wahaburiye. Wagiye mu byaha ntacyo uburanye Imana, kandi ibyo byaha wagiyemo nabyo ntabwo byaguhindukiye ubutunzi. Hari byinshi nawe ubona wahahombeye, hari n'ibyo wajyanyeyo uyu munsi utagifite. Hari ubwiza wari ufite mu maso y'abantu no kwizerwa, icyizere abantu bari bagufitiye mbere yo kujya muri ubwo busambanyi, mbere yo kujya muri ibyo byaha, uyu munsi byagiye. Hari ibyo Imana yakugeneraga cyangwa se yari yarakugeneye, uyu munsi bitakiriho kubera yuko wayiteye umugongo, kubera yuko wayigomeye. Ariko uyu munsi irimo irakubwira ngo ngwino tujye inama, kandi ngo niwumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Icyamukumvirira ijambo, cyamukemera ugahindukira Imana, cyangwa ugasiga byose ugakurikira Umukiza, ukemera inzira kuyobora. Icyama uyu mwana ukongera ukamwakira mu buzima bwawe, akatuma hari ibyo uhurwa ndetse n'ibyo urarikira, hagahindura ubuzima bwawe. Numwemerera arabuhindura, ariko nutamwemerera ntabwo akora ku gitugu. Aho yaravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ndazambane nawe. Akeneye kubana nawe, ari uko wakinguye uwo mutima wawe. Nk'uko wakinguriye Satani, nawe mukingurire azaganze, kandi usohore byose, wiyambure ibyo byose, izo ngeso zawe, iyo mico yawe, ibyo byose bitamutunganye, wemere yuko bisohorwa mu buzima bwawe. Hanyuma Yesu Kristo aba ari uganza, uwo mwana aba ari uganza, aganze muri wowe, ategekeye muri, akuremo iryo gomwa ryose, azana ubuzima bwo kubaha Imana. Uyu ni Adamu wa kabiri wazanye ngo ubuzima bwo kubaha Imana. Haleluya. Kandi Adamu wa mbere we yari yarazanye ubuzima bwo kugomera Imana.
nyamara uyu adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo azana ubuzima bwo kumvira Imana. Nicyo yaje kubiba mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu nicyo akeneye. Imana ngo ntabwo ituremeye ikindi kintu, ahubwo ngo turawe yaremye ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye muri Kristo Yesu kera kugira ngo tuyigendereho. Hashize imyaka myinshi utayigendera kuko Imana yayiguteguriye kera iyo mirimo myiza muri Kristo Yesu. Ngo hashize igihe kinini utagendera muri iyo mirimo myiza. Wenda wigeze kuyigenderamo cyangwa se ntiwigeze no kuyigenderamo, ariko uno munsi ntabwo ukigenderamo nubwo wigeze kuyigenderamo. Ijambo ry'Imana riraje. Imana ikeneye yuko wongera ukemera ukumvira kugira ngo uzarye no ku byiza byo mu gihe. Wemere wumvire ubeho ubuzima Imana ishaka kuba unezeza Imana. Ariko se abantu bo mu gihe cya nyuma turumva ibyo kunezeza Imana kandi dushaka ibyo kwinezeza. N'ibyanditswe byaraduhanuye ngo abantu bazaba bikunda, ngo badakunda ababo, ngo bakunda ibibanezeza aho kunezeza Imana. Urimo uranezeza abantu, urambara ngo abantu bakurebe, uravuga ngo abantu bakumve, urakora ngo abantu bakurebe. Haleluya. Ariko Imana ikeneye yuko ubaho ubuzima winezeza. Ntabwo ikeneye kubaho ubuzima bunezeza abantu. Oya. Ntabwo ikeneye ko wa mukobwa ubaho ubuzima bunezeza abahungu, buri wese aza gukoraho, aza akora icyo ashaka ku buzima bwawe. Wa muhungu we, ntabwo Imana ikeneye yuko ubaho ubuzima bunezeza abakobwa cyangwa se bunezeza urungano, ahubwo Imana ikeneye kubaho ubuzima winezeza, buyubaha bukayubahisha n'imbere y'abantu. Ikeneye kubaho mu buzima bwo kunezeza Imana. Niba ubuzima bwo kunezeza Imana, ntabwo uzaribata inzu y'Imana, ntabwo uzaribata urugo rw'Uwiteka, ahubwo uzaba umwana mu rugo. Uzajya usohoka ugaruke winjire, kandi ngo uzabona urwuri. Uzajya uza ujye ku birenge by'Umwami, umutakire ibyo, usenge, umubwire ibikuruhije mu rugendo rwo kumunezeza, umubwire ndetse n'icyo ushaka ko akora. Haleluya. Kugira ngo ukomeze kugenda uri umugenzi ushimwe, ndetse ujye wigira ku birenge byiwe, mu rugo rwiwe bahigira uko abantu bitwara n'uko bifata. Icyo Data dushakaho cyose tukigira ku birenge byiwe, tukigira mu rugo. Ariko iyo uje kuribata urugo rw'Imana n'ibihigirwa byose, nta na kimwe utahana. Niyo mpamvu umaze igihe kinini uterana ariko ntugire ikintu utahana. Ntihagaragare impinduka ku buzima bwawe. Ibi byari bikuboshye bigakomeza bikakuboha. Ntabwo ushaka kubirekura. Mu cyigisho cyatambutse twabonye yuko hari abantu ubuzima bwo gutera Imana umugongo cyangwa se bwo gusubira mu Egiputa bwanyuze, banyurwa n'iki? Banyurwa no gutera Imana umugongo, banyurwa n'ubuzima bwo mu Egiputa. Nk'uko hari Abisiraheli, haleluya, Abisiraheli bananijwe no gukomeza urugendo kubera gutekereza ibyo mu Egiputa. Bavuye muri Egiputa, ariko Egiputa ntabwo yigeze igira gute, ntabwo yigeze bava. Najyaga numva bavuga ngo uva mu cyaro ngo ariko cyo ntikikuvemo. Uzi ko hari abantu bavuye mu Egiputa ariko Egiputa yo ntiyabavamo. Hari abantu bavuye mu Egiputa, abantu babona bahagurutse n'imitwaro yabo n'utuntu twose barimuka, ariko imitima ntabwo yigeze itsimbuka. Ntabwo bigeze bahaguruka n'umunsi wa rimwe mu Egiputa. Baracyahari, baracyahaturije, baracyahanezerewe. Ni ibyo batekereza, ibyo bakora byose, ibyo mubabonamo byose, imitima iri muri Egiputa. Bene abo ngabo bakomeza kuribata inzu y'Imana, kandi n'ibyiza byo mu gihugu ntibabirye. Ntimuzi yuko abinangiye barimbukiye mu butayu? Hano barimo bararimbukira mu butayu. No muri Kanani hari abagomba kuharimbukira barahageze. No muri Kanani hari abagomba kuhapfira muri Kanani, kandi ari mu bisubizo, bakayicirwa n'inzara kubera kutumvira Imana. Ariko abumvira Imana, abemera bakumvira nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ngo bazarya ibyiza byo mu gihugu. Bene abo ngabo ntibari bata inzu y'Imana, ahubwo Imana ibibakeneye ku manywa na nijoro. Iba yumva amasengesho yabo, hari umubavu mwiza uyihumurira. Haleluya. Ariko wowe
amasengesho yawe urasenga n'ibyaha umutima uragucira urubanza, imirimo ukora urayikora umutima ugucira urubanza, iyo ni imirimo nyabaki. banza wihane wiyeze witunganye, hanyuma wegere Imana yawe. Murakoze neza, mwakirije